Ni imvura yaguye kuri uyu munsi ikaba yaturutse mu masaha y'urukerera ndetse ikaba yanaguye amanywa yose ubona ko imvura yaguye abantu benshi batari bayiteze nubwo bamwe mu baturage bavugaga ko bari bayikeneye ariko ikaba yagiye ifunga imihanda y'imigenderano imwe n'imwe ihuza iyi mirenge igera kuri ibiri iherereye ahangaha muri aka karere ngiye kugenda nkubwira ukaza kugenda unamenya neza icyatumye iyi mihanda ifungwa aka kageni bitaturutse ku mvura gusa ahubwo ari n'ibyemezo byagiye binafatwa n'ubuyobozi byatumye ibi ngibi byose abaturage bamwe na bamwe rero batabyishimira habe na gato. Ibi byose murabizi ko mba nabikoze kugira ngo mwebwe ubwanya aho mugiye muherereye birashoboka ko namwe aho muri kunyumvira ahariho hose ubwo cyane cyane ko navuze by'umwihariko muri iki gihugu cyacu imvura aho ngaho niba mwebwe aho muri kunyumva muri niba yaguye mujye muri comment mubimbwire turebere hamwe niba koko imvura yari rusange ku buryo aba baturage babujijwe kwambuka bajya hakurya. Ubwo se buriya woneza amatwi niho wagiye umenya neza ahangaha ahari hora gusa nta mpungenge nta mpamvu yo kwigora utekereza byinshi. Nicyo kinzanye kuri izi mikoro ni ukugira ngo nkumare amatsiko yose wumva ufite muri wowe wibaza utaha byagenze ute ku buryo n'imodoka zari zisanzwe zikoresha uyu muhanda navuga ko ari ya mihanda nyine ibisanzwe ica ahantu ho mu cyaro hahandi hataragera kaburimbo nk'uko abaturage bagiye banatubwira ko byari biri no muri gahunda ya leta ahangaha ko hazashyirwa kaburimbo nubwo nyine imvura yaguye ngo ahangaha uba usanga inshuro nyinshi hakurya hakurya ubwo batambuka hakuno birumvikana kubera ko amayira ngo ntago aba akiri nyabagendwa. Ibi byose rero nyemerere mbikugezeho umenye neza icyatumye aba bayobozi bafata ibyemezo nk'ibi ngibi bikakaye cyane ko abaturage bo bagiye batubwira ko ngo amazi ahanini atariyo yatumye bafunga izi nzira cyangwa se ahangaha hakunze kugaragara urujya n'uruza rw'abaturage cyane ko n'uyu munsi twagiye tubona ko hafi y'ahangaha habera isoko. Uyu munsi akaba ari nabwo iri soko riremera aha muri ibi bice bakaba bamwe bagiye bavuga ko ngo ari igihombo kuri bo. Reka nizere ko tugiye kubona muri aya makuru ukagenda usobanukirwa neza iby'ibi cyangwa se ibyabereye ahangaha muri uyu murenge. Wowe untese amatwi nta kindi usabwa usibye gukomeza ukabana nanjye tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru byose wabimenye. Ariko kandi reka mbwire na wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone ariko kandi akora no kuri kariya kantu ukinzogera. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro nkaba nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Bamwe mu baturage bari ahangaha bo ikibazo bari bifitiye ni igihombo ngo bari kureba bagasanga bafite kuri uyu munsi wa none. Abandi bati ubuyobozi bwakarebye inyungu z'umuturage kurusha uko bwakarebye ibi iri kumubaho uyu munsi wa none. Ariko kandi nanone abayobozi ntago bashobora kutwifuriza ibihombo nk'uko mwebwe mwakiye mubitekereza. Ari nayo mpamvu ibi ngibi byose byatumye mbigeza ku banteze amatwi kugira ngo baze kugenda bamenya neza uko ibi ngibi byaje kugenda. Nisere ko wese umenya ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru abagezweho, ni amakuru aba yizewe kandi ugiye kugezwaho na wa muhungu w'Imana. Reka nongere mbwire wa wundi utarakora subscribe cyangwa se abone abikore kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tugutegura buri uko bwije nuko bukeye. Ubundi nababwira ko muri aya mesi cyangwa se muri iki gihe nta mvura nyinshi tuba tumenyereye cyangwa se tuba twiteze, ariko ubusanga inshuro nyinshi hari aho igwa igatungurana. Ntekereza ko imvura nk'iyi ngiyi muri ibi bihe igwa nabi itagwa muri iki gihugu, ahubwo nge narimbi ziko hariya hantu ubwo navuga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho twagiye tubona mu minsi yashize imvura yateje imyuzure abantu ibihumbi n'ibihumbi bari kubatakariza ubuzima ndetse amwe mu mazu yagiye arengerwa n'imyuzure. Ntabwo twari tubimenyereye rero aha muri Afurika cyane ko n'ubundi ubusanga tuba tugeze mu gihe cy'impeshyi. Ubwo reka nizere ko byibuze ugiye gukomeza ubana nanjye ibi byose ukaza kugenda ubigezwaho nanjye ugasobanukirwa neza uko
n'aha ngaha byari byifashe niba koko abayobozi bafashe iki cyemezo cyo kubuza bamwe muri aba baturage bavugaga ko baremye isoko nk'uko babikoraga nk'ibisanzwe, bahagarikwa kuba bakomeza kwambuka bajya hakurya, cyane ko twagiye tubibona ko aya mazi nayo yari menshi atari yoroheye bamwe muri aba baturage kuba bayacamo. Gusa twagiye tubona ko hari abideburiyaga umwe agaheka undi mu mugongo, ariko wabonaga ko bishobora gushyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Ari nayo mpamvu ibi ngibi byatumye bamwe mu bayobozi bafata icyemezo cyo kuba babuza iri soko kuba ryarema uyu munsi, ndetse n'abacishaga ibinyabiziga byabo aha ngaha bambuka bajya hakurya bakaba babibujijwe kuri uyu munsi, aho nyine ubundi bagiye babwirwa ko aho kugira ngo ubuzima bwabo bujye mu kaga bareka kurema isoko. Bamwe mu baturage bo bakomeje bagenda bambwira ko atari amazi atari n'imvura yatumye ngaba ngaba babuzwa kwambuka hakurya. Ndaje rero byose nyine mbikugezaho, ugende wumva neza abaturage bo icyo bagendaga bashinja ubuyobozi buri kugenda bababuza kuba bakwambutswa cyangwa se bakwambutsa ibicuruzwa byabo hakurya nk'uko basanzwe barema iri soko. Ubwo reka neza reko ngereye Volume hataza kugira ijambo na rimwe gucika. Aha ngaha ni mu ntara y'Iburengera bwaryo, aha ni mu karere ka Karongi. Ubwo navuga ko aha ngaha ari kuri cya gice cya Nyabarongo. Ubwo abantu bazi ibi bice ntekereza ko bahise bamenya n'aho iri soko rikunze kubera, ari nabyo byabaye kuri uyu munsi, bikaza gutuma bamwe mu baturage babuzwa kujyana ibicuruzwa byabo hakurya nk'uko basanzwe babikora kuri uyu munsi. Gusa kandi nanone baje kugenda bibutswa ko igihe imvura yaguye ubuyobozi butarareba icyo bugomba gukorera aha hantu hakunda kwibasirwa n'imyuzure, ugasanga n'ubundi inzira n'ubundi amazi. Ni ukuvuga aha ngaha n'ubundi hasanzwe iki gice gisanzwe kinyurwaho n'ibinyabiziga ndetse n'abaturage bava muri uyu murenge bajya mu wundi, aho n'ubundi basanzwe bahurira nk'ibisanzwe. Usibye n'isoko ryari ryaremye uyu munsi, ubona n'ubundi aha ngaha nta munsi ushobora kwira hataciye ibinyabiziga bigiye bitandukanye, cyane ko aha ngaha twagiye tubona ko hari n'amarinye y'amakampani. Ubwo ndi kuvuga imodoka zikora abagenzi mu buryo bwa rusange ziba ziturutse mu mujyi wa Kigali za Muhanga zijya aha ngaha muri ibi bice. Ariko kuri ubu ngubu ngo imvura iyo yaguye ngo uba usanga biba ikibazo gikomeye. Abaturage bakaba bakomeza kuvuga ko bakabaye bakorerwa ikiraro kigezweho ku buryo cyajya kibafasha kuba bahahirana na bagenzi babo nk'uko basanzwe babikora, atari ukuvuga ngo imvura iraguye byose birarangiye. Gusa abo bayobozi bakomeza bavuga ko biri muri plani cyangwa se biri kugenda bishyirwa mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kugira ngo n'ubundi ibyo bikorwa remezo bizabagezweho cyangwa se bizabakorerwe, kuko n'ubundi inyungu z'umuturage n'iryo terambere ry'igihugu. Bityo rero bakaba babahagaritse kubera ko babonaga aya mazi mu gukomeza kugenda bashaka kuyacamo bashobora gushyira ubuzima bwa benshi bari aha ngaha mu kaga. Akaba ari nabyo byaje gutuma bamwe mu baturage bari aha ngaha bavuga bati ntago ari amazi cyangwa se ntabwo ari imvura yaguye kuri uyu munsi, ahubwo mwebwe ngo ntabwo mushaka kuri iriya soko tuzarisubiramo. Ibyo ngibyo bakaba babigarutseho ngo kubera ko bagiye babwirwa ko bagomba kubakirwa isoko rya kijyambere, ndetse iryo soko ngo akaba ari naryo bashobora kuba bashyirwamo, ngo akaba ari nayo mpamvu iryo soko ngo batari bashakamo. Ariko nk'uko nagiye nganira n'abayobozi bagiye batandukanye, ntago ariko ibyo ngibyo bimeze, cyane ko n'ubundi iryo soko babateganyiriza cyangwa se teganya kubaka ritaratangira no kubakwa, wenda ngo tuvuge ngo ryararangiye, ngo abayobozi bari gushaka ko abo baturage barijyamo. Bityo rero nta kindi cyatumye abayobozi bavuga bati mube muretse isoko uyu munsi, ubwo ntago rirema kubera impamvu izi n'izi. Abaturage bo ntibabyumvishe, gusa wenda reka twizere ko ubuyobozi ibyo buba bukorera abaturage ari byiza atari bibi. Ubwo reka nizere ko neza amatwi ugiye usobanukirwa neza aho ibi ngibi byabereye ndetse n'impamvu yabyo. Nagushimiye abakozi Imana iguhe umugisha. Njye wumvaga kuri mikoro nitwa Charles OG. Asante sana.